kuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubira. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica Abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo, abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda. Ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Intambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano. Ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi, muri za Rucuro na hehandi. Ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese? Turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagira aho ugarukira, ubushake butagira aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Kubwira ngo irengagiza interahamwe,
uziveho zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere. Muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo, kuvuga ngo abo ngabo batuze ubihorere, uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho. Ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica, ufasha ababica, ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica. Byose bibaho. Iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe, kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye. Rero abanyarwanda, icyo nashaka kuvugana namwe, nagira ngo mbabwire uko ibintu bimeze gutyo, bimeze uko mubyumva, buri wese arivugira arikorera ibyo ashaka. Ariko twebwe ndagira ngo mbasabe ngo twe dukomeze inzira yo kwikorera, ntawe dushotora, ntawe twanduranya, ntawe dushaka kwanduranyaho. Ariko iyo umuntu ashaka kukwica ubigenza ute? Ari muri za nyigisho, ariko nta kibazo ufitanye nazo. Ngiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira utya. Ibyo ntabyo ndimo. Mumbabarire munyumve, nta n'uwo mbisabye ngo ariko abigira rwose. Nunkubita ku musaya umwe, nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo niyo dini yanjye. Dini yanjye ukubisa aha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora ntabwo muri ibi bibazo turimo, iyo mikino cyangwa iyo myumvire, ariko icy'ibanze ni uko rwose twakomeza inzira turimo yo kubaka igihugu cyacu, kubaka ubumwe bwacu, imbaraga zacu, no kubana neza n'abandi, ari abaturanyi, ari n'abandi bakure.